Yesu ashimwe bakunzi ba Good TV Rwanda, aho muherereye hose mukomeze kugubwa neza cyane. Amahoro n'imigisha biva ku Mana nibyo tubifuriza buri munsi kandi kenshi. Tukwibutsa wowe wamaze gukanda subscribe, tugusabira umugisha, Imana iguha umugisha cyane. Nawe utarabikora ntarirarenga, nicyo gihe cyo kubikora. Ukaba uteye inkunga ibiganiro bya Good TV Rwanda. Uyu munsi kuri TV Rwanda dufite abashyitsi batandukanye, abashyitsi b'umugisha kandi b'umumaro baje kutugezaho ijambo ry'Imana riri mu mitima yabo. Muri iyi minsi urije kandi igoye abagenzi, benshi basigaye baranze ijambo ry'Imana, ariko hari abantu nabo biyise abadacogora, banyamuharanira kwamaza ubutumwa bwiza. Bamwe mu rugamba rwo gukorera Imana batajya batangwa imbere, bahora bangecyasha ahubwo bakunda umurimo wa Kristo. Abo ngabo baracyari mu ijambo, abari mu ijambo ntibazigera bacogora. Tuje rero n'intego igira iti ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Mukunzi wa Good TV Rwanda, iyo bavuze ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, wowe ubyumva ute? Ese iminsi turimo iregereje imperuka? Ese imperuka yaba yaraje koko? Bamwe bati bafunze isengero. Ese gufunga isengero cyaba ari ikimenyetso cy'imperuka? Kiri muri bimwe mu bimenyetso by'imperuka? Bimeze bite, ubyumva ute? Ntucikwe n'ikiganiro cya Good TV Rwanda, nkwibutsa kureba iyi video yose ukanda subscribe ndetse unasharinga. Iburyo bwanjye hari umushyitsi, watangira wibwira akurikiye Good TV Rwanda. Murakoze. Amazina nitwa Apostle Munyentwari Atanazi, uzwi ku izina rya Musirikare. Nkaba ndi umushumba w'itorero Ubugingo Bushya rikorera muri Gasabo, mu mudugudu wa Gisasa, akagari Kangara, umurenge wa Bumbogo. Imana iduhana umugisha. Urakoze cyane Apostle Munyentwari Atanazi. Ibumoso bwanjye watangira wibwira abakurikiye Good TV Rwanda, nyuma ukanaturagiza Imana muri iki kiganiro cyacu. Nitwa Jean Marie Muhizi, ndi umukozi w'Imana, ndi umubwiriza butumwa bwiza bwa Yesu. Imana iduhana umugisha. Hanyuma reka dusenge Imana muri uyu mwanya tugiye kwinjiramo w'ubutumwa bwiza, wo kuganira ku ntego nziza cyane iyo ku buhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Mana Data twese uri mu ijuru, uwera wa Isirayeli, turagushimiye, turaguhimbaje. Twebwe abana bawe tugushimiye ko Mwami tugeze mu mwanya wo kumva ijambo ryawe, wo kumva ubutumwa bukwiriye abagenzi muri iki gihe. Twasomye ijambo ryawe riratubwira ngo Paulo abwira abantu, abwira uwitwa Timoteyo, aramubwira ngo ujye urinda icyo wategetswe, uzibukira amagambo adakwiriye n'ingirwabwenge zirwanya iby'Imana. Aravuga ngo hariho abavuga ko babifite bikaba byarabateye kuyoba, ariko avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ubuntu namwe. Twari tukuraritse kugira ngo worurutse imbaraga z'Umwuka Wera zibe muri twebwe, kandi iki kiganiro kigira umumaro ku bacyumva, kubumva ijambo ryawe, kubumva ubutumwa bwiza aho bari hirya no hino ku isi. Kandi Data, byaba ari iby'umumaro hagize abahinduka, hagize abamenya ijambo ryawe, hagize abantu bakizwa bagakiranuka. Turagusabye kugira ngo ugendagende mu mitima yabo, benshi bahinduke, benshi bizere, benshi bamenye Imana, kandi bagire ibanga ryo muri iki gihe cya none gikwiriye abamenye Imana. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, amen. Umukozi w'Imana arakoze kuturagiza Imana imuha umugisha ndetse n'ubugingo. Mu kiganiro cyacu turi kuganira ku nsanganyamatsiko igira iti ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Mukunzi wa Good TV Rwanda, nkwibutsa wowe ufite Bibiliya hafi yawe cyangwa se iri muri telefone yawe, ndakurarikira kuzirikana iyi mirongo tugiye gusoma, kuko iri kugenda igaragaza uko bimeze muri iyi minsi iteye ubwoba y'ubuhenebere. Ijambo ry'Imana turayisanga mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho bibiri. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo, ibice byaho bitatu. Dusome duhere ku murongo waho wa mbere tugarukire ku murongo waho wa kane. Umutwe w'amagambo aragira uti ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi iheruka hazaza ibihe birushya,
kuko abantu bazaba bikunda bakunda impiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, bigira ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bwana Aposo, dusomye ijambo rikomeye cyane kandi rigoye. Ngira ngo abakunzi ba Good TV Rwanda aho bateraniye hirya no hino, aho baherereye mu mpande zitandukanye, mu mpande enye z'igihugu, hari abari mu Rwanda, hari abari i Burundi, hari abari muri Kenya, hari abari muri Tanzania, ndetse yewe hari abadukurikirana bari ni Burayi, hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika barahari badukurikirana, mu Burusiya barahari. Nyagasani akomeze kubashyigikira. Iri jambo ko riteye ubwoba, aho abantu baba bari kuryumva kimwe, ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Bwana Aposo, tubwire muri make, ese iri jambo ubuhenebere uryumva ute, rishatse kuvuga iki, kugira ngo buri muntu wese asobanukirwe neza n'iki jambo ry'Imana ritushakaho? Murakoze. Ijambo ubuhenebere ryo uko mbyumva no mu buryo busanzwe, nagira ngo mbanze mbarangire ubuhenebere aho muzabushakira. Murumva ko n'ubundi bwitiranwa n'ihene. Rero harimo ihene, ubuhenebere. Ubuhenebere niba wari utazi aho bwerekeye, yego, gusa ntabwo bugirwa n'ihene zose, nk'uko n'abantu b'iki gihe batabufite bo bwose. Yego, harimo bamwe, nk'uko no mu ihene harimo zimwe. Yego, uzasanga rero hari ihene ifite amabere abiri manini y'imbere, yego, ikagira n'utundi duto twashamikiyeho inyuma. Utwo nitwo tubuhenebere. N'utwo tutajya twonkwa, nta mumaro watwo. Yego, tuba turemereye ihene gusa. Yego, turemerera ku icebe ry'ihene, nta kindi kintu tumaze habe na kimwe. Bivuze iki? Bivuze ngo ihene iramutse ibaye ari amabere ntayariho, igasigarana ubuhenebere gusa, iyo hene ntiyakonsa. Yego, ntako byamera. Yego, mu buryo bw'umwuka rero bishatse kuvuga ngo umurokore wahoze usenga, umukristo wahoze usenga, umugereranya wenda n'iryo cebe ryariho amabere meza mbere. Noneho uko agenda byihorera, akagenda akurikira iby'isi se, cyangwa akagenda akururwa n'irari ry'umubiri, niko agenda aho kugira ngo hasigare hariho amabere, hagasigara hariho uduhenebere dutoya, ari utubere dutoya tudafite umumaro na muke. Bivuze iki? Mu buryo bw'umwuka, uwo muntu aho uzamusanga, we ni urucantege gusa. Uwo muntu ntiyagusengera, ntiyagusubizamo imbaraga, nimwagendana. Buriya nyamugijya nino yabereye mu Kristo mu rugendo umuhenebere. Muribuka ko yamubwiye bageze mu isagenda gasaze, ati umuntu w'umugabo ntiyakivuguta mwe ibi bivumbi n'ibi byondo, bazongere kuba umuntu. Abimusigamo, arangije asubira inyuma, agira gute? Aritahira. Rero muri make ubuhenebere nakubwira ko nico bushatse kuvuga. Mu buryo bw'umwuka niho bigera bikaba biteye ubwoba. Uwo muntu w'ubwo bubere bumeze gutyo, ubwo buntu bumeze gutyo, nta kintu na kimwe yakumarira, yaba mu buryo bw'umubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka, nta kintu yakugezaho. Imana iguhumugisha. Aposo Munyentwari Atanazi rwose biragaragara ko ni umunyamwuka, dore ko ari we mushumba mukuru w'itorero New Soul Church TV. Bakunzi ba Good TV Rwanda, murumva ko ikiganiro kigeze aho kiryoha, kuko abatumirwa bacu biragaragara ko ijambo ry'Imana riri mu mitima yabo, ribarimo amavuta y'umwami Imana. Tunyarukiye ubumoso bwanjye hari umukozi w'Imana, naho twasomye ijambo ry'Imana tubwira ngo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Turi kuganira kuri no titire, ese iri jambo ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka, rumwe rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo amwereka uko mu bihe biheruka bizaba bimeze, aho twasomye ijambo ritubwira ngo abantu bazaba bikunda bakunda imiya. Iri jambo ryumva ute? Bazaba bikunda bakunda imiya. Iyo twumva ijambo ubuhenebere, mwumva nka gutakaza icy'ingenzi, gutakaza ibintu by'umwimerere. Niba wari warizeye Yesu nk'umwami n'umukiza, ugatangira kumwihakana, ugatangira gusambana, ugatangira kubeshya, kwirarira nk'uko Bibiliya yabivuze, magambo apfuye, urukundo nta rukundo,
abantu bakora ibyaha nkana Yego. ndetse bagakora n'ibimenyetso byo guhakana Imana. Muzababona benshi bahakana kwizera, bahakana ko umwuka wera, bagahakana imbaraga z'umwami kandi barahoze bamwemera, barahoze bizera. Rero ni ikigaragaza ko abantu ijambo ry'Imana rigenda ribashiramo, abantu bagenda banamuka uko bukeye n'uko bwije. Kandi nasomye Bibiliya, ijambo rimbwira ngo rinda umutima wawe kurusha ibindi byose birindwa, kuko arimo iby'ubugingo bikomoka. Bivuze ngo abantu nta kurinda imitima yabo bagifite, Yego. bamaze gutakaza ubumana muri bo, Yego. barakora ibyaha nkana, barakora ibintu nabo ubwabo Yego. bigaragarira n'ab'isi n'abo babamo ko ari ibyaha. Rero rimwe na rimwe Yego. uzajya ubone byahindutse igitutsi Yego. ku bantu b'isi. Yego. barimo uzajya wumve nk'abarokore, wumve itorero, Yego. wumve baravuga ku bimenyetso by'abasenga, Yego. ariko ni twebwe abasengaga Yego. twatakaje umwimerere tukajya mu kwivanga n'abanyamahanga. Rero birakwiriye ko duhunga, kuko nabiravuga ngo hunga umujinya wa Satani. Yego. Tukava mu bihe bya nyuma byo kwiyoberanya tukajya mu bihe byo kwizera, Yego. ibihe byo kuba maso, tugasenga dukunze Imana, ndetse twitandukanya rwose n'ubuyobe. Yego. Numva rero ko ubuhenebere ari gutakaza umwimerere w'icyo warahiye. Birakwiriye ko twiga cyangwa se Yego. dukomeza kugumana intego Yego. y'icyo twiyemeje muri Kristo Yesu. Imana iguha umugisha cyane mukozi w'Imana rwose. Imana ikomeze kukwagura ndetse ikwagurira imbago nk'uko yazaguriye Yabesi. Tunyarukiye iburyo bwanjye hari Bwana Apostle Munyentwari Atanazi, akaba n'umushumba mukuru w'itorero New Soul Church TV. Afite ubunararibonye cyane cyane ku bintu bigendanye n'urugendo rw'agakiza. Bwana Apostle Munyentwari Atanazi, twasomye ijambo, hari aho twagarutse ngo 20 yavuga ngo abazaba bikunda bakunda imiya. Ese aho ibi byaba byaradusohoyeho? Byarasohoye nibyo koko, kuko iyo urebye nk'ibi bintu byo gufunga insengero biturutse ku kuba umukuru w'igihugu yararebye abona abari mu nsengero Yego. barikunze bibagirwa abo bayoboye. Yego. Bakunze imiya kuruta uwabatumye, Yego. kuruta inshingano zabahagurukije. Yego. Rero we abicishije mu ijisho nk'umuyobozi, abona akwiye gucishamo akayunguruzo. Yego. Bishatse kuvuga iki? Bishatse kuvuga ngo aba bantu babikora gutyo, ni nabo usanga kenshi bo kubwo kwikunda no gukunda imiya no kumva bashaka kumva ibiryoheye amatwi yabo. Ibyo niho ingaruka zavuye yo gufungirwa insengero. Kandi inyuma yo gufungirwa insengero bo ntacyo bahomba, nta na kimwe bahomba, nta na kimwe. Yego. Kuko aho bari mu myobo bo bari kurya ayo bakuye mu baturage, Ayo basahuye nk'uko babivuga. ariko igihe kimwe ayo mafaranga bari kurya ayo bakuye mu baturage niyo bashirana, Yego. bazagaruka. Yego. Bazagaruka bashaka kongera kwinjira nk'ibi bintu bibananira. Yego. Bazagaruka bashaka kongera kubisubiramwo bibananira. Yego. Ariho Yesu cyangwa se marayika yabwiye abakomangaga abakobwa b'abapfu muri Matayo 25, arababwira ati mwebwe mugende mwikomanga kuri urwo rugi kuko sinigeze mbamenya, sijye wanarukinze, ahubwo ni marayika wagize gute warukinze. Haleluya. Amen. Rero igihe kimwe mubareke bazabigarukamwo bibananire. Yego. Ibi bintu bundi ubitangira bakwita umusazi, Yego. bikarangira bari kubyiyitirira. Yego. Bene Ahubwo bya bintu byari byo. byari byo nyine bakashaka kubyiyerekezaho. Ibi bintu iyo uri kubitangira utangira ubwira abantu ko ari iby'Imana, ariko uko bigenda bikomera bigatangira ugenda ubyiyitirira. Gukomera nyine iyo bikidigadiga bibi by'Imana, byaba bitangiye gukomera bikaba iby'umuntu. Rero ibyo bintu nibyo byari birambiranye. Navuga ngo iki kintu cyo kuba abantu bikunda no gukunda imiya, bibagiwe inshingano bahawe n'abo bahaye kuyobora, baba bavuye mu cyo Yesu yaravuze ngo abwira Imana ngo abo wampaye bose nta n'umwe uzigera azimira. Yego. Ariko iryo jambo turamutse turigendeyemo twese, nta waba agibwaho umugayo w'ibi byose, ahubwo twaba tugeze ikirenge mu cya Yesu Kristo. Ngiye nuko mbyumva. Imana iguha umugisha cyane Apostle Munyentwari Atanazi mu kudusobanurira neza cyane
biragaragara ko ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka twatangiye kugenda tubwinjiramo, aho ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu Kristo bigenda bigaragara hirya no hino. Cyane cyane uyu Pawulo yari mu mwuka wera cyane ayandikira uru rwandiko Timoteyo rwa kabiri. Tugarutse ku ijambo rivuga ngo bazaba birarira batukana. Muri iyi minsi ya none abakozi b'Imana muri kuri Good TV Rwanda batubera abashyitsi, hari ibintu byateye, hari imvugo zigenda zikwirakwira hirya ku ma social medias, ugasaba abantu aho kugira ngo baterure ikiganiro kiganira ku ijambo ry'Imana, bateruye ikiganiro cyo kwirarira, nijye muhanuzi, nijye mukozi w'Imana, nijye ushoboye, rimwe na rimwe bikaviramo kugenda batukana, mbese no kwirarira kugira ngo nyine babone abayoboke benshi, babone abasubscribers benshi cyane, babone ama-views menshi cyane, ibintu bakagenda bakwirakwiza inkuru z'ibihuha. Ibumoso bwanjye mukozi w'Imana, iki kintu ukivugaho ute? Gutukana, kwirarira, ese koko byarasohoye nk'uko tubyumva? Ibi bintu bimaze gufata indi ntera, yego, kuko twagize abantu benshi batigeze bagira uburere, ari ubwo ku babyeyi, binjira no mu itorero, nabo barerwa n'abashumba batigeze nabo bagira uburere, batigeze batozwa, batarezwe, rero bakura ari ibyigenge. Izo ngeso bazijyana ku ma YouTube, bazijyana ku ma radio, bituma izina ry'Imana koko ritukwa. Biragaragara ko byafashe indi ntera, ariko turashimira leta yacu yamaze kubihagurukira, tuneza ko itazabyemera. N'Imana iri mu ijuru yafashe umwanzuro, kuko uyu mugabo Pawulo we yavuze neza, aho ngo bafite ishusho yo kwera, ariko ntabwo bagahakana imbaraga zako. Ndetse avuga ijambo rikomeye, aravuga ngo abameze batyo tubatera umugongo. Ni igihe cyo kuvumbura amayeri ndetse n'amaraba abantu bakora, tukayavugaho, ndetse n'abantu bagafata ingamba zo gukumira ibyabo, ntibabyumve, ntibabyiteho, kuko bimaze gufata indi ntera. Rero turifuza ko abantu murushaho gukanguka, murushaho kumenya intego y'icyo Imana ibahamagariye mwese, ndetse mugahagarara Imana muri iki gihe, kuko Imana yigeze ibwira umugabo wa Nowa, ivuga ngo mbonye yuko ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Rero Imana irakeneye abagabo nkatwe, irakeneye abakobwa, irakeneye ababyeyi, irakeneye abanyarwanda bakiranuka mu maso y'Imana muri iki gihe. Amen. Gukiranuka ni umuzi w'ibyiza. Gukiranuka nicyo kintu nabonye gishobora gutuma umukristo wese Imana imwitaho. Hanyuma nta mafaranga wagira yatuma Imana ikwitaho, nta cyubahiro wagira cyatuma Imana ikureba neza. Ibyo nibyo ikintu gikanga Imana, gituma Imana nahiri yumva yishimye inezerewe ikakwitaho, ni ugukiranuka mu maso y'Imana. Burya ngo Daniyeli yakoze ikintu cyitwa gukiranuka, ubwo yanze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, akora ikintu cyitwa gukiranuka, kuko yari yaramaze kumenya Imana. Rero ubu buhenebere n'abameze nk'abo tubatera umugongo kandi ntitubiteho. Imana ibaho umugisha. Umukozi w'Imana arakoze cyane rwose, ari mu mavuta rwose, ari mu mwuka wera, kandi Imana ikomeze imwagure, ikomeze imuhe ubwenge, kugira ngo nibura nawe abe mu bagabo nyabagabo bahamya Imana kandi bavuga ijambo ry'Imana. Tunyarukiye iburyo bwanjye nanone, kandi ntago ndi jyenyine, turacyari kumwe n'abashyitsi bacu kandi b'umugisha b'umumaro kuri Good TV Rwanda. Mukunzi wa Good TV Rwanda, iki kiganiro uri kucyumva ute? Twandikire muri komenti uduhe ibitekerezo ndetse n'inama. Bwana Apostle Munyentwari Atanazi, tugaruke ku ijambo Pawulo yavuze, aravuga ngo bazaba bagambana bigira ibyigenge. Ese ibi byaba byarasohoye? Hariho ubugambanyi cyane cyane muri iyi minsi, habaye imfungwa z'isengero, ukumva ngo rumwe ntibarufunze, ngizindi ngo barazifunze, ukumva ngo rumwe ngo barufunze burundu, bamwe bakavuga ngo harimo n'ubugambanyi. Ese koko iki kintu byarasohoye? Ubugambanyi burakora, bubaho? Ese abantu bigira ibyigenge? Bwana Apostle, ni gute abantu bigize ibyigenge? Dusobanurire. Ubugambanyi burahari cyane, yego, kandi ubugambanyi
buri mu bakozi b'Imana byiyitirira abo ibifi binini bigambanira udufi dutoya. Ibifi binini bigambanira udufi dutoya. Rero yego navuga ngo izi nsengero z'ibitabashwa zumva nta gatoya gashobora kwaduka uruhande rwabo. Yego Ni gute umuntu afite urusengero rungana na Stade Amahoro akumva ko urusengero rutoya cyane ruto rujya nk'abakirisitu 200 gusa rudashobora kuba iruhande rwe. Uwo ni umururumba kandi ukaba umururumba w'abantu utabyaye. Umururumba w'abantu utaremye. Sitoke y'abantu Imana nta muntu yigeze yishyiraho. Sitoke y'abakirisitu iyo sitoke Imana yanze kuyitanga kuko iyi Imana ari bujye mbaha mwene wacu, ariko Imana irangije yiberaho gusa n'iyifungura ikavuga ngo abangaba mujye kwa musirikare, ikongera ikavuga ngo abangaba mujye kwa minyoni, abangaba mujye kwa Rutayisire, aba namwe mujye kwa Gitwaza. Ubwo burenganzira n'Imana ibufite gusa. Dushatse twakikora nk'ibintu by'ubugambanyi birahari cyane no mu gihe cya Yesu byabayeho, kuko ijambo riravuga ngo nta mugaragu ukura kuruta shebuja. Yesu baramugambaniye kandi ntiyigeze agambanirwa n'abapagani kugeza naho Pilato yababwiye ngo amaraso y'uyu muntu ndayakarabye rwose, niba mwe mushaka kumwica mushaka mwumva yarabahemukiye mugende mujye kumwica amaraso ye muzagira gute muzayabazwa. Abwira abatambye namwe munyumvire. Rero icyo bari bazi ni ugukuza ubwanwa bakagenda bukora hasi, ariko kugira ngo bakore ibintu bijyanye n'iby'umuntu ufite ubwanwa bikabananira. Ubundi bavuga ko haje ubwanwa hava ubwana, ariko ugasanga umuntu aracyakora ibintu nk'iby'umwana kandi afite nako n'iby'umwana atakora kandi afite ubwanwa bwuzuye imvi gusa. Ubwanwa bwaraje bwuzuye imvi burereta bugira biriya hasi. Rero nagira ngo muri iyi minsi nibyo yavuze nyine ngo bafite ishusho yo kwera ariko bagahakana ukuri kwako, bagahakana ibimenyetso byako. Igihe kirageze ko Yesu akaza nubwo waba uri igitorero cy'igihangange gute, naza kugushakamo imbuto akakubura azakuvuma. Nibi bitorero dore nimwongera kubona bifunguye bimwe na bimwe muzangaye. Hari ibyo Yesu yamaze kuvuma. Harabibonye yavumye mutina wobuze nk'imbuto. Uwo mutini wari utoshye ku buryo wowe ureberaga hariya ukawugeraho ukagira ngo ushinzara. Ukabageraho ugasanga urusengero rwuzuye abantu ukagira ngo ubonye aho gukirizwa. Kumbe watindamo gake ugasanga ntacyo kubakuraho. Rero Yesu yahise avuma icyo giti arakivoma burundu, na n'ubu ntabwo kirongera kwera. Ibindi ibyo biti rero nibyo biri gushaka kwisuganya ngo byongere byere, ariko kwera ntibizakunda kuko byavumwe n'umuntu uzi kuvuma. Byavumwe na nyiri kuvuma, byavumwe na jambo. Ntibizigera bibaho rero, ahubwo nibyiyakire. Nuko rabyumvaga. Imana iguha umugisha cyane Apostle Munyentwari, kandi Imana ikomeze ko kwagura mu buryo bw'umwuka wera. Ngira ngo bakunzi ba Good TV Rwanda murumva ko ijambo ry'Imana riraryoshye cyane rwose hano kuri Good TV Rwanda. Mwibutsa utarakanda kuri subscribe nicyo gihe cyo kubikora. Bashyitsi bacu hano tubonye n'irindi jambo ritoroshye kandi rigoye riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25. Dusomye duhere ku murongo wa 31 hari amagambo agira ati umwana w'umuntu ubwazazana n'abamarayika bose afite ubwiza bwe nibwo azicara ku ntebe y'ubwiza bwe. Amahanga yose azateranirizwa imbere ye, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama n'ihene. Apostle iri jambo ntabwo ryoroshye cyane. Hari umuntu yabyumva kumva ko biri aho ngaho, ariko ndumva ijambo ry'Imana rifite icyo rishatse kuvuga. Nuvuga ngo icyo gihe ngo umwana w'umuntu azaza, niko nabyumvise, ngo azarobanura amahanga yose, abarobanure nk'uko umwungeri arobanura intama n'ihene. Ahangiza akabazo. Apostle, iri jambo uri kuryumva? Ngo azarobanura amahanga yose. Uvuze ko azarobanura amahanga yose, akarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama n'ihene. Iri jambo ryumvise ati? Ndaryumva cyane. Ikintu gikomeye nuko avuze mu mahanga yose. Bishatse kuvuga ngo ntago azarobanura. Bishatse kuvuga ngo ibi biri mu Rwanda, ibi bishobora gukwira amahanga yose. Kuko mu mahanga natwe turimo. Mu mahanga namwe murimo, muri yo. Mu mahanga nabariya barimo. Haleluya. Birababaje cyane rero umwungeri kuragira yarazi ko aragiye intama, agasanga intama zahindutse iki? Ihene. Umwungeri no kurobanura afite agahinda, arababaye ahubwo mwahene mwe murajya. Ihene rwose
ntibinashoboka ko wahene wihinduka intama uyu munsi, ntabwo byashoboka. ntabwo byashoboka. Mm. nta n'ubwo ihene ijya ivuka ku ntama, n'intama ntijya ivuka ku ihene, ahubwo mwahene mwe mwavuye. Ubundi ihene igihe cyose ihene irabyiyiziho ko izaba ibumoso. Ihene irabizi neza ko niyo uyikurura, ubundi ikintu kizakubwira ihene, bantu mudukurikiye murahita mubyumva, murahita mutekereza ihene wahuye nazo ukuntu zingana. Yego. Ihene iyo uyibwiye ngo tujye gusenga atari ibintu byacu, ntabwo ari ibintu byacu rwose, ahubwo akira 5,000 ze kunsengera nugera akanyarira. Unzamukanira icyo cyifuzo. Unzamukane. Iki gituma umuntu asigara mu rugo ukamukurura agashinga amano nk'ihene yirira, yarangiza agasigara ajyanywa arongora, yarangiza ngo nugerayo umuzamure. Ibeshya umuzamure, ihene uzasanga yakurenzeho. Izi hene zageze mu murimo nibyo twazizanye, dukuruwe n'iki nibyo ziduha. Iguhaye bitandukanye akanyarira ukayizamura, ubwo ntabwo hagaragara intama, hagaragara iki? Ihene. Ubu wagiye mu cyimbo cy'ihene kandi uri intama. Ubu wagiye mu cyimbo cy'ihene warahoze uri intama. Rero izi hene zizi n'ubwenge cyane. Iyo nubwo wayikurura ugayishyira nk'umugozi ihita ishinga ibinono byayo hasi, ubundi igahebeba. Igahebeba kugira ngo wo kuyirenza aho ngaho. Rero ibi bintu ugiye ukuntu mbyumva, umwungeri arababaye cyane, ari kurobanurana umujinya mwinshi, yarazi ko ari intama none zahindutse ihene. Umunsi umwe ku mupaka umwe ntashatse kuvuga, hari ahantu hari igihugu barya imbwa cyane, ariko ikindi gihugu nacyo imbwa kikazizira, bukaba utazambutsa ku mupaka uzishoreye nyine nyinshi. Ariko ngo umuntu yarazifashe azambika uruhu rw'intama kugira ngo aze kuzibona uko azicisha ku mupaka. Abikora igihe kinini cyane, umunsi umwe baramuvumbura. Yazambutsaga ababeshya ko yambukije intama, nyamara mu imbere ari imbwa, inyuma ari intama kubera uruhu, ariko imbere ari iki? Ari imbwa. Umunsi umwe rero asanga migration yamwizeho, yakoze inama. Abakoraga ibi nabo bakora ubu buhemu n'ubutegamutwe mu nsengero, biruga bagaramitse abantu imbere ku ruhimbi, bari ko basengera babatwikiye nk'imirambo. Bakorewe inama batabizi, birangira zihinduye imirishyo. Bagezeyo rero basanga migration kwambuka noneho ntabwo bikiri nkuko bambukaga mbere. Basanga umukozi wa migration yafashe inkoni, aravuga ati uyu munsi izi ntama, iburi ntama irajya nyura hanyisuzumye. Rero wambaza ati yazisuzumye ate? Intama yanyuragaho bakayivutura inkoni mu mugongo, ubwo inyuzeho bakavutura. Intama muzi yuko iyo bayivutuye ituba iratamata, imbwa nayo bavutuye imbwa zaramotse aho ngaho kuri migration. Abakozi ba migration bariruka bose, baravuga ati turakumenya wajyaga wambutse imbwa, ati turatewe uyu munsi nuba arafungwa aracyabaza ngo yambukije imbwa zingahe, azita intama. Rero ibi bintu bireze birahari. Ihene ikaza mu rusengero ubizi ko ari ihene, nuyibwiye ngo ikizwe cyangwa ujya ihene zigomba kuba ziri, ukayitunga mu rusengero ubizi ko ariyo, kugira ngo ujye igituro ryawe gusa, ujye icyacumi, ujye uyisambanya gusa. Ese wa muntu we wantama usambanya ihene wowe ubura iki? Ese ni mubyara muzabyara icyo bwo? Ugasanga umuntu ari ku ruhimbi ari kubwiriza, ari kurebana n'umukobwa wasambanya muri korali, ntibagire n'isoni. Banakurwe n'isoni, ntibumva bagize n'ikimwaro. Rero ibi byose iyo biramutse bihari nibyo byarakaje umwungeri, bituma aza kurobanura intama mu ihene, azirobanurana uwo mujinya wose muri kubona. Ariko icyo nzi cyo nuko bizarangira bigiye mu buryo. Yego, murakoze cyane mukozi w'Imana. Ngira ngo aho buri wese yahita yibaza ikibazo kitoroshye ariko kinagoye. Buriya yo tureba ihene tubona, ukireba ihene ishusho ry'ihene, ukireba ishusho ry'intama, ngira ngo ihene n'intama ushobora kuba wabitandukanye. Buriya mu bimwe mu bintu bishobora kuba byaranga ihene, mbona ihene akenshi zakunze kureba ntabwo zambara ngo zikwize. Nawe ujya ubibona? Ntabwo ijya yikwiza ihene, mbona yambara ntiyikwize, ariko birebye ku ntama usanga cyagitsembetsembe cyaho cyabanutse neza rwose, ugasanga intama irambaye irikwize. Ihene nta nubwo yambara mini, urebye iba yiyambuye, nta kintu kiba kiriho. Ariko se ko n'ihene zisenga no mu rusengero uzababona bene abo, uko umushumba abwiriza agenda amaguru ayagira atya, ayatandukanye, ngiyi ihene. None se mushumba buriya gukoboka kw'amavi y'ihene, buriya ariya mavi yayo yaba yarakobotse bitewe no gusenga? Iyo turebye ihene tubona ku mavi rwose yarakobotse.
ngira ngo abakurikiye Good TV Rwanda itegereza ya hene aho ujye uyibona aho ujye uyireba urebe ku mavi yayo yarakobaguritse. Ikibazo nakubaza ukurikiye Good TV Rwanda ndetse n'abashyitsi, aho buriya gukoboka kw'ihene yaba yarakobotse isenga? Nyabuna mudufashe mutwandikiye muri comment, namwe bashyitsi mudufashe, ese gukoboka kw'ihene buriya yakobotse isenga? Usanga ku mavi yarakobotse, amavi yombi agakobagurika, ariko se koko buriya koko iriya hene yakobotse isenga? ntabwo iriya hene biri gusenga, ahubwo biriya ni ibimenyetso ifite simusiga bigomba gutuma tuyihindura intama, tukanavuga ko ariyo ntama ahubwo kuko intama yitabigira. Tukavuga tuti iriya niyo ntama, nta no kwirirwa mbyibazaho, nta no kwirirwa mbitekerezaho, nayibonye intama niyo tugomba gusengana. Iriya yabaye yakobotse hariya kugira ngo abantu bose ariyo bazajya bashyira ibyifuzo. Bivuze ngo ubu intama ntabwo ikibona bisengera kuko yitakobotse ku mavi. Abanyarwanda rero bari abahanga mushumba, baravuze ngo buranga ihene ishobora gutorera mu burebure bw'umugozi wayo. Burango hari ukuntu ngo ufata ihene ukayizirika ahantu, ariko kubera ko iziritse ahantu yenda hagufi ishaka gusingira ibiri imbere, ngo ariya mavi yayo ashobora gukoboka igira ngo isingire ibiri imbere nyine ibyibe. Norama ihene igakoboka ya mavi yayo, none nayo wayibona ukagira ngo musenga, wayibona yiyiriza ubusa igirite, ukagira ngo uko ari amavi yayo yakobotse isenga. Byahe ibirimo yishakira indamo, irimo yishakira iby'indamyo. Kugira ngo wahoze tubwira ku bahanuzi b'ibinyoma, aho umuhanuzi ashobora kuvuga ati nyabona kiriya mukozi w'Imana nk'ibihumbi 5 nzamukira umusozi wa Kanyarira wakizabonwa hirya no hino, mbese kugira ngo nyine yishakire indamo, cyangwa kugira ngo zana 100 nkusengera ukire, zana ibinebe. Urumva ko iyo hene rero irakoboka amavi yayo arakoboka. Urumva ko gukoboka kw'ihene ntago ari amavi yayo yakobotse isenga, ahubwo ibishaka kugira ngo isingire bitari ibyayo, ibishyikire ibyibikeho. Aha iyo dusomye ijambo nanone muri iri jambo turimo ryatubwiye ngo ihene azazishyira ibumoso, ngo naho intama azishyire iburyo. Bwana wowe uri iburyo ibumoso bwanjye, iri jambo ryumvute se kubera iki ihene azazishyira ibumoso naho intama akazishyira iburyo? Hanyuma impamvu Yesu yakoze iki kintu gikomeye, nawe yarabizi. Ijambo ritoroshye nawe yarabizi kuko yavuze, hari ijambo yigeze avuga aribwira abigishwa be, aravuga ngo dore mbasize nk'intama hagati y'amasega. Aravuga ngo musenge mufite ubwenge, mutware intwaro z'umwuka. Aravuga ngo dore bazabanga babampora, ikindi bazabarenganya. Ibyo nagiriwe namwe nibyo bazabagirira. Hanyuma ihene zizashyirwa ibumoso kubw'impamvu y'ibyo bakoreye. Pawulo yigeze avuga ngo nuko mwebwe abera mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, mucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ari mibi. Iminsi rero yamaze kuba mibi, intama zivanze n'ihene, ihene zivanga mu ntama, ariko umwungeri amanuwe no kuzirobanura. Niyo mpamvu ihene zigomba kujya ibumoso. Ibumoso rero ni ahantu bazaririra bakabura ubahoza, ni ahantu bazahekenya amenyo, ni ahantu mu buribwe bukomeye. Rero nkwifurije kutaba ihene muri iki gihe, waba intama. Intama igira imyitwarire, intama igira ikinyabupfura, intama imenya umwungeri, intama imenya umushumba wayo. Hanyuma intama ntabwo itakarizwa icyizere, kuko n'uyishumbye arayizera. Niyo mpamvu ubona rimwe na rimwe impano z'abantu zigenda zicogora, kuko ntizikivugana na nyiri impano ariwe Kristo. Ntabwo bakibona ubwiru bwo ku Mana, ahubwo niyo mpamvu ubona bavuga ibihimbwe n'imitima yabo. Bibiliya rero ikavuga ngo bazabona ishyano abavuga ngo Imana iravuze itavuze. Rero igihe tugezemo ni igihe cyo kuvuga ibintu Imana ivuze, twe kuvuga ibihimbwe n'imitima yacu, twe kuvuga twirarira tugambira kwiteza imbere ku nyungu zacu. Gusa intama icyo namaze kumenya nuko nyirazo aziri bugufi.
ya nyirazo aziri bugufi ntabwo azareka intore zayo zagiye ziyitakira ku manywa na nijoro. Mubyeyi wowe ugifite imbaraga, mukobwa ugifite akanya ko kuba waba imbere y'Imana, Yego. aho uri hirya no hino, ongera ibihe byo gusenga. Ibyo byose Yesu yaravuze ngo nimubona bije muzarusheho murarame mu ndebe ndi mu ijuru munyizere. Nimwizere Kristo kuko niwe buye rizima Yego. ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana byaratoranijwe. Kristo niwe munara Yego. umukiranutsi ahungiramo agakomera, Yego. mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane rwose umukozi w'Imana. Hano tugarutse ku ijambo rivuga ngo ku murongo wa 41 hari nyine mu butumwa bw'Yesu bwanditswe na Matayo 41 haravuga ngo azabwira n'abari ibumoso ati nimuva aho ndi mwabivumemwe. Iri jambo ko numva naryo ritoroshyera, nuvuga ngo azabwira ngo muva aho ndi mwabivumemwe. Ubwo niba abantu bazarekarama, bamwe bashyizwe ibumoso bakavuga ati se ko dushyize ibumoso kandi natwe twasengaga, se ko udufungiye insengero kandi natwe twavugaga Imana twahanuraga, bimeze bite? Umva ngo Yesu azabwira ngo muva aho ndi mwabivumemwe. Noneho bamubwiye ati se ko twahanuraga mu izina ryawe, ati muva aho ndi mwabivumemwe sinigeze mbamenya. Iri jambo ko numva ritoroshye Apostle. Birababaje cyane kuba warasenze ukaba waravuze Imana, waranahatakarije ubutunzi bwawe, yewe ukagenda imisozi yose ukayigenda, ukaba waranigeze gufungwa yewe uzira gusenga. Yego. Ariko wazageraho Yesu ari akakwirukana ngo genda sinigeze nkumenya vaho undi wakivumemo. Rero ibi ngibi bikubiye mu bihembo umuntu ajya abona yakoreye. Yego. Ibihembo wakoreye byanga byakunda, iyo umaze kubibona nta reclamation ibaho. Yego. Ibyo wakoreye nibyo ubona, nta ruswa. Yego. Nta ruswa kwa Yesu, nta bintu by'ikimenyane bibayo. Nubwo waba utarakiranutse kuri gato, Yego. uhwanye n'utarakiranutse ku kanini. Rero ibi bintu byo kuba ushobora kuzabwirwa ko atigeze akumenya birababaje, njye numva byaba ari agahinda, kandi we wari uzi ko akuze. Yego. N'izi sengero ziri gufungwa zose mutaza no kwibwira ko zose ari iz'Imana. Yego. Harimo n'izirutwa no kuba zari bwerure bakibera abapfumu. Yego. Bakirura bakavuga ati twebwe ngiye Sarongo mfite urusengero, cyangwa se ngewe Mwamini mfite urusengero, Yego. mujye muzi ko ari ku mupfumu. Yego. Mwambwira ukuntu ufata abantu ukabagaramika kuri altari. Nibyo altari teka twemere wenda ko wahendeye kwa muganga, ariko se koko mbwira kuntu umuntu w'Imana buri ubwenge yamara kubura ubwenge agafata umubyeyi ufite abakazana, ufite abakwe, ufite abayobozi bakora muri ministeri n'abana be, akagenda akamugaramika hari imbere agaturufuza agaturukonda, ntanashyireho n'akaredo ngakingiriza. Reka twemere ko wenda yamusengeraga agakira, ariko iyo wenda bafata akaredo bakagashyira, ubundi bano bantu bigeze bajyana umuntu kwa muganga agiye kuvurwa. Niba dogiteri adashobora gusuzuma umuntu wawe bamugaramitse hasi ngo bose kuki bamujyana mu cyumba? Aho abantu bisi baturusha ubwenge. Ahubwo igihe kimwe muzasanga aba badogiteri aba ari bo Yesu avuze ngo ndabazi kuruta uko mwebwe abashumba mwabaga mu rusengero mbazi. Ubwo asanga birangiye ijuru turitanzwamo n'abamaraya barahabo, twebwe twaririnze nta n'ibyo twakoze tukazira ibyo byo kubura ubwenge. Rero rwose numva kuri uwo munsi bizaba biteye ubwoba, hazaba hari amarira. Benshi ngo bazaba ngo hanze aho imbwa zizahekenyera amenyo, hazaba imbwa n'abarozi. Rero aho ngaho ni umugabane wa buri wese wawukoreye. Nibwira ko uzabona igihembo yakoreye ntabwo azirirwa ajurira. Kera hari umuntu nigeze kubona yigeze guhura n'indwara ntashatse kuvuga aha ngaha, ariko tukimara kumenya ko yayirwaye dukurikije imyitwarire y'ukuntu twari tumuzi, twaravuze ngo yarayiharaniye rwose. Twaravuze ngo rwose iyi ndwara yarayiharaniye, niyo ataza kuyibona yari bubitabaho. Rero aba bantu bazajya ibumoso baramutse batahabonye haba hatabaho. Aba bantu bahisemo nabi bazaba ibivume, baramutse batagiyeyo hari abo byababaza bakavuga ati byatumariye iki kuba twaririnze ibyaha. Ariko Zaburi ya 58 umurongo wa 12 ngo bizatuma bavuga ngo burya koko hari ingororano z'abakiranutsi, ngo burya koko hari Imana icira imanza abari mu isi. Rero
ibi turasenga babona ari ibyaho gusa. Wahanurira umuntu ngo genda ngo banze wihanurire, umuntu yagutwara mu modoka wamusabira umugisha ngo genda nawe banze uguhe wowe utagira imodoka ngo ukigenda n'amaguru. Ariko ntabwo bazi umugisha icyo ari cyo, ntabwo bazi ngo ibi ni ibiki. Ariko igihe ni kimwe bazabimenya, nibwo bazavuga ngo iyaba twabimenyaga, iyaba twabigumagamo, iyaba natwe twambaraga ririya kamba. Ariko icyo gihe bizaba bitagishobotse, kubera ko mu kinyarwanda baravuga ngo ntahene ibyubuha ku munsi w'isoko. Urakoze. Urakoze cyane, ngo ntahene ibyubuha ku munsi w'isoko. Abakunzi ba Good TV Rwanda ngira ngo turabakunda kandi buri munsi tubifuriza ibyiza gusa. Niyo mpamvu ikiganiro nk'iki tuba twagiteguye kugira ngo tukibagezeho. Turabizi ko muri iyi minsi ya none y'ubuhenebere buteye ubwoba nk'uko twabiganiriyeho, abantu benshi basigaye bikunda, bakunda imiya cyane kurusha ibindi byose. Ariko nyabona ndababibutsa ko ari igihe cyo gukunda ijambo ry'Imana. Ngira ngo muri iki gihe rero buri wese akeneye ijambo ry'Imana. Nyabona hari igihe ijambo ry'Imana rizageraho ubure n'umuntu wari kuganiriza, ariko rata haracyari amahirwe yo kumva ijambo ry'Imana. Nyarukira kuri channel ya Good TV Rwanda buri munsi kandi kenshi ukurikirana ibiganiro byaho. Ndabizi ko uzahasanga rya jambo ry'Imana ritavangiye, rya jambo ry'Imana ritavangavangiwe. Nyabona ijambo ry'Imana ryaguke mu mitima yanyu. Abashyitsi bacu turabashimiye cyane ko mwasuye Good TV Rwanda. Ngira ngo nyarukiye iburyo bwanjye bwana Munyentwari Atanazi, turagushimiye cyane, wakoze. Murakoze nawe. Tugusabiye umugisha kandi hano kuri Good TV Rwanda ngira ngo nakagaruka. Murakoze nanjye ndabasabiye. Rero ngira ngo twasoza nkubaza ikibazo kimwe sa naho nyibariza abakurikiye Good TV Rwanda. Ngira ngo Good TV Rwanda baherereye hirya no hino, ngira ngo batwereka ko bakurikira abantu benshi babaza kuri Good TV Rwanda. Ese muri iyi minsi haje byacitse mu mitima y'abantu, bigaragara ko bagiye bagaragaza gutentebuka koko. Ese bwana Apostle Munyentwari Atanazi, ni iki mu buzima waba warakoze ukabona kiguhaye umusaruro ukomeye cyane ku buryo ushobora gutuma cyangwa se gukangurira abakurikira Good TV Rwanda kugira ngo basubirwemo imbaraga, basubizwemo ibyiringiro? Ni iki waba warahuye nacyo mu buzima gikomeye ukatubwira nuko wacyitwayemo kugira ngo abakristo bumva ijambo ry'Imana nabo barusheho gukomera? Ikintu nahuye nacyo mu buzima bwanjye gikomeye, yego, ni ugushinga itorero ntagira abaterankunga. Yego kandi rigakomeza rikabaho. Rero benshi bibwira ko nta munyarwanda, yego, nta mwirabura, yego, ushobora gukora icyo kintu nta beraba muri inyuma. Yego. Nanagikoze birakunda. Yego. Biremera. Yego. Ubu imyaka igiye kuba 5 kuva 2019, iyi 5 irashize. Yego. Iryo torero rihari kandi ririho, rirakora buri kimwe cyose. Yego. Nahuye muri ntambara nyinshi zikomeye. Yego. Imana ikomeza kundinda, kandi niko izakomeza ikanaturinda. Ikindi kintu gikomeye cyane, iri torero ryashinzwe ari mu bihe bibi bya COVID. Rirakomeza ribaho, COVID baho, abigira abo yica, agenda asigara. Nanayirwaye inshuro 2 zose mbaho, ngera naho igihaha kimwe bagikuramo, ariko ndakomeza mbaho kandi itorero rikomeza ribaho, nkoresha kimwe kugeza ubu. Niyo mpamvu rero n'ubu ngubu ibi ngibi bibaye rwose ibi biroroshye, byoroshye cyane. Yego, biroroshye, nta kibazo kirimo. Abantu mukomeze mwizere Imana, izabaha imbaraga, dore ko byose tubishozwa na Kristo uduha imbaraga. Murumva ngiye ubwanjye nakabaye ndi gisinzagira kidafite umumaro na muke. Yego. Mu buzima busanzwe nahoze mfite akazi nza kukavaho kubera uburwayi. Yego. Ariko ndashimira Imana yo ikoresha ibyo bimuga. Yego. Ikoresha abo bantu badashoboye mu bugaragara, bakabona uwo mubembe utabasha gukandagira, utabasha guhumeka, ariko Imana ikamukoresha, ikamukoresha ibyo butwari, akagera naho ashinga itorero. Rero urumva ni ikintu gikomeye cyane. Yego. Uzashaka ayo makuru neza azansore nzayamuha. Murumva ko Imana irarinda. Murabyumvise rero burya amakoma ava akomeye cyane. Ngira ngo abakozi Imana kugira ngo bakomere baca mu bikomeye, kandi birabigeragezo bagenda bacamo zira ntambara nitwo dusabone twabo. Ibumoso bwanjye mukozi w'Imana twakugira umugisha no kuri Good TV Rwanda. Ngira ngo iyo dusomye Zaburi, ari Zaburi tubwira ngo Uwiteka ni mwungeri wanjye ntago sinzakena. Muri iyi minsi cyangwa se mu bihe twagiye ducamo, byagiye bigaragara ko abakozi Imana ari bo bagenda bakena, abatangiye urugendo rw'agakiza. Ese
nkawe wowe nk'umukozi w'Imana ufite umwete n'umurava mu by'agakiza mu rugendo rwo gukorera Imana, ese wibona ute mu myaka 5 iri imbere? Uko nibona, uvuze ikintu cyiza. Byagiye bigaragara ko abantu b'Imana, abantu basenga, abantu bavuga ubutumwa, rimwe na rimwe ari naho kwesikoroka byagiye bituruka, bahura na crise z'ubuzima. Ariko Yesu yari yaratanze umuti. Yaravuze ngo nimuguma muri nge, amagambo yanjye akaba muri nge, muzansabe icyo mushaka muzagihabwa. Ntabwo bigeze baguma muri we rero, kuko uwagumye muri we ntabwo yicwa n'inzara. Uwagumye muri we ntabwo atega amaboko abandi, kuko Yesu niwe mugaba w'ibintu byose, niwe mugenga w'ibyo twifuza. Niyo mpamvu yavuze ngo nkunda bankunda, ngo kandi abanshakana umwete bazambona. Rero ikintu nibonamo, icya mbere ni ugusenga, ariko tukiga gukora dukoresheje amaboko y'umubiri. Ntabwo byakubuza gusenga, ntabwo byakubuza kubana n'Imana. Niba hari ikintu nabonye cyiza, ni ukubona usengera umuntu ukamugaburira, ni ukubona usengera umuntu ukaba wamwishyurira inzu, ni ugusengera umuntu ukaba wamurihira mituweli. Ni ikintu nabonye kinezeza, kandi ni naryo vuga butumwa rizima. Hanyuma rero uwizeye Kristo nta kintu yamuburana. Mu myaka iri imbere ndabona Imana izaba yaranyaguye, kuko ndumva ndi mu murongo mwiza w'abagabo bahamya Kristo kandi bamwizeye badatentebutse. Nzi neza ko iby'Imana izadukorera byiza atari bibi. Hanyuma rero ntabwo tuzakena, kandi nubwo tuzakorwa n'isoni nitumwiringira tukamwizera. Imana ibaho umugisha, turabakunda. Shalom. Imana iguha umugisha cyane. Ngira ngo abashyitsi bacu twabagereyeho umugisha cyane. Bwana Apostle, wakwegera mikoro noneho ugasabira umugisha abakurikiye Good TV Rwanda. Nkwibutsa wowe ukurikiye Good TV Rwanda utarakanda kuri subscribe, nicyo gihe cyo kubikora, ukaba uteye inkunga ibiganiro byose nk'ibi bya Good TV Rwanda. Imana ibaho umugisha. Wasabira umugisha abakozi b'Imana bakurikiye ikiganiro bakakirangiza. Nibyo cyane, dore ko baba banafashe mu butunzi bwabo kugira ngo babashe kutwumva no kudukurikira. Reka mbasabire kwaguka. Uwiteka Mana yacu, ndagushimye ndaguhimbaje nanone watangiranye natwe iki kiganiro, usozanije natwe. Nyemerera abazagikurikira n'abazacyumva bose uzabahe gukomera bakomejwe n'ijambo ryawe ryavugiwemo ahangaha. Kandi data, ni ukuri natwe ukomeze kutwagura kugira ngo dukomeze kumenya no kugira ubwenge buva mu gihugu cy'ijuru, kugira ngo ubwoko bwawe bubashe kurya no kunywa ibiturutse muri wowe biciye muri twe. Ngaho nyemerera ubane natwe, ukomeze kugirira neza iyi channel, uyigirire neza, uyagure igere kure hashoboka. Kandi nzi neza ko ibiguhesha icyubahiro byose bizazamuka, ntabwo bizaba hasi. Wavuze ko tuzaba imitwe tutazaba imirizo. Ngaho nyemerera wagure buri umwe wese wagize uruhare muri iki kiganiro kugira ngo kibeho, kugira ngo gitambuke. Nshimira cyane iyi channel yatwakiriye uyu munsi n'umuyobozi wayo, baduhaye ikaze kugira ngo tugaragara ahangaha. Ntabwo ari ku bwacu, wari umupango wawe wabakoreyemo biremera. Nyemerera nabo bamera umugisha, mbasabye nizeye mu izina ryawe. Amen.